noneho reka shyiramo akanimero kawe hano. None se mwana wa iyo mwabaga mu mahugurwa nta cyayi babahoje? Tangira ariko wowe sanze nubwo adahari nta kibazo. Ndavuga ngo uyu muyobozi kinaye nshatse nyine kumugurira agafanta. Ibyo bintu wari ugiye gukora ubwo ni ibiki? Ariko mama inama tugiye muri agwa ritubereye rwose. Ariko n'ibyo wabaye ibintu byose uziko waheze. Rega nta nama nta muntu ibera nta n'uwitabera. Inama ireba Umunyarwanda kandi umunyarwanda tubirwana mu gihe tugeze. Barengeye bapfira kandi ko kwandika mama. Byo bitekerezo byose bitangirwa mu nama. Byose ndabizana hano. Buriya wababeshyira ko bayumbuye nk'ibihumbi 500 ntibayanyishyura. Murahoya ibyo bintu ntabwo biba kubeshya ni bibi. Ntabwo ari byiza ntabwo byaba ari byiza. Uvugisha ukuri. Wayabagereka bakara. Oya we ntabwo byaba ari byiza. Ni amakosa akomeye no kubeshya. Umukuru w'isibo yarabatanze ahubwo bazana umuyobozi yaje Mwaramutse? umuyobozi Ko mwitabiriye inama ariko mbonereho no kugaya abatitabiriye cyane ko mwari mwarabikanguriwe mu midugudu. Ndagira ngo mwe mwazindutse rwose mwaze mwiha amashyi ndabona munakeye. Kandi ubutaha mujye mubwira abagenzi banyu ko ari byiza ko twazindukira mu nama tukitabira gahunda za leta. Nk'iyi minsi murabona twagize ibihe by'ibiza ariko leta y'ubumwe n'ubwiyunge irarushaho kudufasha nk'abaturage natwe tuba tukwiye kugaragaza uruhare rwacu cyane ko ari twe mbaraga z'igihugu. niko bimeze muyobozi rwose. Nibyo natwe tugomba kugaragaza umusanzu wacu tugashigikira abo bantu bahuye n'ibiza rwose. Ndagira ngo duhere ku ngingo ya mbere. Ingingo ya mbere irarebana na mituelle de santé. Ngira ngo nta muntu utarakanguriwe cyangwa se utarumvise ko ubutugeze mu mwaka niko wowe ko cyokerewe inama ko twabakanguriye ko mugomba kuzinduka mu nama byifashe bite? Umuyobozi uriya rwose aratwika. Ni kuri ya meza ure bano. Ararenze, aratwika. Uyu ni usubiza inyuma umudugudu wa. Aratwika. Oya abantu nk'aba ntago ari byiza ko muyobozi yanyikoreshaho. mukwiye kujya mubatangira raporo. Mutuze dukomeze inama. Ndagira ngo muri amasibo mu mudugudu mujye mudutangira raporo abantu nk'aba. Hari aho tuzabajyana habagenewe. Bo muri sosiyete nyarwanda ntabwo tugishaka abantu nk'aba. Navugaga ku kintu kijyanye na mituelle de santé. Inama twagize uyu munsi icyo kintu hakigarukaho cyane ko abaturage aho umuturage ava akagera agomba kugira ubwisungane mu kwivuza. Ndabonamo abamama batwite, ndabonamo abagabo, ndabonamo abana. Mwarangije gutanga mituelle? Twarayitanze. Umva twebwe mituelle twarayitanze. Abatarayitanze birabareba. Ndagira ngo mu mihigo y'akarere mwibuke ko uwari wo muhigo wa mbere buri rugo rugomba gutanga mituelle. Kandi mbibutse ko tugomba kujya kuri banke nyuma yo kudekarara tugatanga amafaranga dukurikije abagize umuryango. Birumvikana? Yego muyobozi. Komeze munakangurire. Iwacu twatanze muyobozi. Wina mama rwose mumuze. Ase nkawe urukuzana ibintu by'umuryango wawe hano. Twatanze mituelle. Reka dutuze. Iwacu tutitanga mbere. Utarabitanze abizuze gitike. Oya turabizi. Reba kamera yawe. Ndagira ngo mutuze.
iyo urwaye urembera mu rugo mu gihe cyose waba udafite ubwisungane mu kwivuza. Turabizi rwose. Ikintu cya mituweli kirumvikanye kandi muragerageza gukangurira nabo muturanye bataratanga mituweli ko icyo kintu ari ingenzi. Oya byo nta kibazo. Cyane cyane ko udafite ubwisungane mu buryo ubuzima nicyo kintu cya mbere. Muri mu bikimwe aba barananiranye. Yarananiranye muyobozi. Mukwiye kuduha raporo, mukwiye kuduha. Cyarananiranye no kuri Imana. Kose hano mwaje kuragira ko mbona uri umushumba uri. Se mwaje kuragira hano ko wicaranye inkoni. Ata muyobozi urabizi ngende nakana Yesu. Ibyo bisokozo mu mutwe. Yarananiranye. Dore n'uyu nu. ibyo bireba ukuntu biyogosheje. Babyeyi ko babyeyi yanga mu rukumbesho. Yarananiranye muyobozi. Yarananiranye nguye. Reka dukomeze mutange ituze. Ndagira ngo icya mituweli kirumvikanye kandi mukamwemeye ko muraza gukangura n'abaturage bagenzi banyu bataje mu nama. Ndagira ngo tuze kurebana n'ingingo ya kabiri ihereranye n'icyitwa umutekano. Umutekano bimaze kugaragara ko mwaka kagari iyo ngingo mutakitabira irondo, abantu basigaye baba basinzi. Habangira ngo ingingo y'umutekano muze kwitanga ibitekerezo bajura no kwambara abajura. Narabyumvise ibyo bintu narumvise ngo ejo bundi hari umuganga hepfo aha bambuye baramucyuza baramukubita. Ibyo bintu ntabwo ari iby'u Rwanda rwose. Uyobozi arayipfara agatsiko k'ibisabo. Tuyivugeho cyane ko turava hano dufashe umwanzuro n'ingamba zifatika kugira ngo buri muntu atubwire abo bantu duce umuco wo kudaha. Uyobozi agatsiko k'ibisabo do yarahebe. Gusa nawe kuri kwiterera hejuru ni wowe muganga. Nawe atangurimo. Maza wumve komeze ko ibyo bamari ibyo rukuza mu bintu. Ceceke gukomeza. Turabicewe muyobozi nanza abantu badafite icyo bari cyo hano bari kwiterera hejuru. Baceceke twumve inama hano mu mudugudu wa Mugabo. Byari kuvuga muyobozi uriya musore n'abakobwa shanje kuvuga n'ibyo shaka. Oya muratubeshera. Muraza ibyo ari byo byose urutonde rw'abantu b'imburamukoro b'inzererezi birirwa hano banywa itabi n'urumogi, abo nibo biba abantu badakora. Ndagira ngo muramu urutonde rwabo cyane ko mubazi bataha muri mwe. Abo ngabo nibo biba abantu kuko umuntu udakora yaba arya iki. Abo bantu ndagira ngo muze kuvugisha ukuri baturage, mumpe urutonde rw'abo bantu kugira ngo tubafatire imyanzuro. Ubona ritarahiye yarahiye. Muyobozi yabaye umutu. Uyu niwo wa mbere ku rutonde. Wowe wa mbere ku rutonde. Abo bantu b'inkurumogi dore ni uyu niwo wa mbere ku rutonde muyobozi. Uyu nguyu yatuzengeje mu mutugudu. Yatuzengereje. Murankorera urutonde rw'abo bantu kugira ngo tuvahe dufashe icyo kibazo. Nabizi niwo wa mbere uriwo. Ngira ngo mudugudu yakoze urutonde ararufite, ahubwo umubwira rukoherereze urutonde rw'abantu b'imburamukoro rurahari. Ariko namwe murabazi mwabambye. Turabazi ntabwo ngabo mubambwire kugira ngo tuve hano tubafatiye umwanzuro, cyane ko leta y'ubumwe ibyo bintu yarabihagurukiye. Guhera aka kanya noneho kwere kuvugira mu rusaku, ufite igitekerezo arajya amanika ku rutoki. Muyobozi ngewe wese. Muyobozi ngewe. Tubwire wowe mama, wowe mukuru. Dore uyu mushubi n'uwa mbere n'ikirara. Ukanye gutitira. Mushubi andika mushubi n'uwa mbere. Urananze ko ntagutanga watanze amahoro. Navuze ngo mutange ituze. Yego wowe mukobwa w'inyuma. Muyobozi ngiye itekerezo mfite nuko abaza uwo muntu bambuye akaba werekana abantu bamwambuye. Urakoze. Nibyo koko uriya mukobwa nk'uko abivuze twagize amahirwe. Muganga rwose mwihangane, ntabwo ibi byari bisanzwe, si iby'i Rwanda. Waje abo bantu ariko harimo n'abandi, ubwo ni itsinda rigari. Turagira ngo niba ari itsinda rigari muganga uratubwira abo bantu. Ni agatsiko. Hari abo waba warabashije kumenya? Hari amasura ari kunca mu maso nawe. Nk'abandi babatwereke. Dora abo babiri bari agatsiko kabo barakavuga. Reka
ni bariya nagira ngo mwambwiye ko mwari mushubi undi yitwa muyobozi yitwa Rudoviko ngiye kwiyirukira oya uramutse wirukanze bamenya neza ko ahita twamwambuye kandi nagiye mfite cyo muganga ni njye ari kwitsaho cyane ngiye kwirukira ngiye wirukanka rero ngenda gufata akaguru aho usirukanka ujya hehe kuri score ikibazo twagikoze ariko nanone rero urabizi turamwihakana sari ikibazo turamwihakana uzafite turamwihakana ariko ubundi ko bari kongorerana buriya ntibari kwiceka nibo babikoze nibo ko mwongorerana muyobozi ntabwo ko mwongorerana nibo bambuye umwana wanjye urambwira n'abantu nibo bambuye umwana wanjye niba ariya ntari abantu ni bariya uzamuke bahagarika imbere y'abandi ndetse namwe mu bicitegererezo mwicare hasi mwicare hasi abaturage bari kutubeshya muyobozi ndagira ngo mwicare hasi muhagarare imbere y'abantu tubarebe munatubwire n'abandi mukorana mwicare hasi mwicare hasi mwicare aho imbere y'abaturage abantu bakiri abasore ubu mwakorera igihugu dufite abashinzwe umutekano turabashyikiriza mukavuga n'abandi mukorana kugira ngo muyobozi ikibazo uyu nguyu yaranancimuse ubushize yanabyutse ari kumpingisha n'uyu hano duterane mu nama mu kagari ibibazo tubikemure bya ariko ntimukire abasore koko ubu nimwakora ikibazo mwe muhumure turaza kubashyikiriza inzego zibishinzwe leta yacu ni leta y'ubumwe yubatse neza ntabwo abananira leta ubu mwakora n'imirimo muracyafite ingufu muyobozi igihugu nimwe imbaraga zanyu cyari gikeneye mwirwa mu buju ibaze n'abahungu baje gufata abantu rero baje ngo gutereta ubwo nimwe mwirwa mufata abana ku ngufu uyu ko atavuga ubu ntabwo bafatanyije reba igihe twagiye mu nama nta gitekerezo aratanga reba niba njye ncuruza inkweto n'imyenda turamuzi ukorera he nkorera ahangaha mu gasantere ndimanukira mba mfite jipu zanjye nambaye ibyangombwa muyobozi njye mba meze neza cyane ndeba imbere n'inyuma icara mbangira ngo urubyiruko mukwiye kwihangira imirimo iki gihe udakoze se wazabaho ute mu gihe kizaza mutubwire abandi mukorana muyobozi njye mfite ikibazo ate ngo niwe witwa nde sha muyobozi ikibazo njye witwa nde ikibazo mfite reka nyitange muyobozi hari undi muntu nawe ufite agatsiko k'ibirara nawe dukunda kuba turi kumwe mutubwire rero uwo ninde uwo turamushaka nibamuvuge dore n'uyu musore uyu nguyu waza ari kuvuga ngo nahoze ari kumuhinda nahoze mbivuga muyobozi nahoze mbivuga ntabacike dore niwe uzi ko icyo kinamitanye muyobozi ngo yitwa nde murambwira izina rye yitwa Dezo birara ntibivuga izina rye hari ibyo biraziranye nta muntu ushobora kunanira leta cyane cyane ko dufite inzego zubatse neza ndabashimiye ko mwitabiriye inama kandi nubwo bari aba babirutse ariko ntabwo bananira leta kuko leta yacu ni leta ifite uko yubatse neza leta y'ubumwe n'ubwiyunge burya inzego zigira ukuntu dukorana ntabwo kirekarajya nubwo n'abajya hanze se nimumva ko tubafata itegeko rizubahirizwa muyobozi ntabwo rero nta muntu watunanira ndabashimiye ko mwaje mu nama kandi mukitabira ubwo ibyo bintu bya mituweli murabitekerezaho abasigaye nababwiye ko tutihanira twe dufite uko dukorana n'izindi nzego z'umutekano tugiye kubajyana ku murenge babashyikirize inzego zibishinzwe bakora iperereza byanga bikunda bagomba kugarura ibintu by'uriya muganga babigaruje ndagira ngo umuco wo kudahana ibabera isomo ibabera isomo ko umuco wo kudahana wacitse tumanuke tugende ku murenge tugende ku murenge tubashyikirize inzego zibakwiye